nyogokuru wankundiye ijoro ryose umbaza uko ndara bundi kugira ngo njyame nijoro umbaza ngo mvuye hehe bundi ubushinzwe kunyura ariko se ndi inkoko se umenye uko utashye nijoro ibyo ngibyo nabyo ko naraye se naraye ngwino tujye guhinga turebe ko twataha gahunge nyuma sye ninga iki genda ubwire bya birombo byawe ubu rero ugiye kongera ngo usubire ku kabari wongere ujye kunywa iyo nsubiye wese saa yanjye nywera ayo mafaranga unywera aha yewe ngomba kuyanywera nayanjye nywera ariko ubwo urabona ko ibyo bizakugeza kure papa mwaramutse viba ndamukanye ko yankundiye kandi mwaramukanye ariko papa nanje kukubwira ku ishuri batwirukanye ibikoresho byaracize amakaye nayo reba n'umusatsi wamwereho reba ukuntu imyenda yacu yabaye tuje kwaka ibikoresho by'ishuri uje wambara inkweto za nyoko uyu ngo yazogoshwa n'iminsi nanjye wanyirukanye kubera umusatsi uzo iminsi agicucu mwese ubwo tubigenza gute cyanara ariko kubyarwa n'ababyeyi bawe kwisha we ibi nibyo bituma nibyo bituma cyana gusa musigaye na nyoko nje bise njya kurakora n'icyaha ariko man bose reka nkubwire nge bose dore ntabwo duruka kurya nge no minzara nyinshi reka tujye ku baturanyi ture ko aricyo batumarira kandi kumva igifu kiri gusya ubusa reka tugende nyine ubwo nako hanyuma muvugane ngenda giye aramutse mura amakuru yacu ni meza nyine twari tuje ngo nimba hari ikintu byo kurya rwose twaburaye mudufashe rwose niba hari ikintu mwaduha rwose dore n'ubundi kwahera ko ntabwo duheruka kurya rwose biba byiza mwadufasha nimuze mwicare mu nzu mbere murakoze cyane yega intebe mbega meza we yesu we wagira ngo akoze muri zahabu neza cya diamond nimba yaranabizanye tukareba ko aricyo ndagaza inzara mfite yonyine shakwereka njyewe hinda do wagira ngo kurya mu kwa kane murihangana rero mwabana mwe dore musanze nta biryo bihari okay ntacyo akira mweshe urebe ko byagiye umva naho ubundi rwose murakoze niko se mwabana wanyu ntabwo mujya muteka rwose barateka papa ni mubyirira bajya rero guteka biba ari ibya papa ubwo yaje agasanga ibyacu tutarabikuraho nyine batadukuraho twacu biba ari ikibazo kandi nyine niyo tugize amahirwe akagiye dusigara turya mu gitondo rwose biba ari ibya papa rwose mu rugo babanye mu makimbirane ni ukwirirwa barwana dore nk'ubu twavuye mu ishuri reba ibintu dusigaye twambara inzara yo rwose tumereye nabi ubu ishuri rwose twararitaye
nimwihangane ndaza kubwira umugabo wanjye turebe ko hari icyo twabafasha abana banjye. cyane rwose mwaba mudukoreye byo natwe dusubiye ku ishuri cyangwa amakimbirane ari mu rugo kacika rwose mwaba mudukore kandi rwose Imana yazabaho umugisha. Muhumure byose biraza gukemura. Murakoze. Salama Tito. Salamu. Bimeze nabi nako nari nkubeshye. None se ko muri hano mutaje kwiga? None mu rugo byaranze neza. Dore dukubise amezi abiri tutaza mu ishuri. Uzi ko umwarimu yabantumye yambwiye ngo nzababwire kubera ko duturanye ngo nzababwire muzaza ku ishuri muzanye n'ababyeyi. Tuzaza se n'inzara papa yadutemera ntago yahinguka rwose. Reba nta makayi tugira nta myenda tugira wese ubwo twaba tugiye. Nanjye barananyirukanye kubera umusatsi. Abo reka twiza birakanga. Uza kudufasha wenda ubwire n'ababyeyi bawe. Wenda baze batwigishiriza abacu natwe natwire ko twajya mu ishuri. Cyo ndaza kubabwira kuko rwose birababaje wabukoze. Kibazo ngaho reji sha ugere batubwire rwose ntare. Ntare bitito natobi we ndaza kubabwira ntare. Shawe no tuteke turukiri Kigali Dori wacu barashaje nta n'ifaranga bagira turatega otobisi byo gushiriza umutima Nibengegera y'umwana ivuze kubita niba kiza ibibazo kubita inzoga ninzima Gatarina gatinduka Waranyica we busa ndaramuka yego mugabo mwiza karama kameze ngone karambe ngaho shikana mugabo mwiza ndabona waneze nanezewe saneze wicyaka mfite naneze zani bijyo none zani bijyo byavuba zani bijyo n'ibyo ngusa ngakira uryoherwe mugabo mwiza sini ibiryo niki Jumba nifusha Induri horanga haya buri munsi reba abantu bose utesheje ibitotsi n'indi mirimo bari barimo bakaza hanga hindura kubona ibintu tuzageza ryari ariko mwumvise ari kumoka kubyo uvuge njuru mumafuti iko mutuku ayi nkawe wo mugore wawe wazaza kugaba ibijumba n'injoro aribyo nahashye nabyemeye ndashaka ari n'injoro umudugudu ariko nzoge urabizi ko uyu nguyu ari umudugudu twese twubaha urabona iyo myitwarire mu mudugudu nzogera mu rugo rwe naze kunsuzugura ahangaha niba ari ibijumba ntago nzi ibijumba z'ingurube ubona ndi ingurube se mwemuje nge wa mugore we gusuzugura uzajya usuzugura abagabo bandi bigeze nakoreka Nzogera cururuka iki yakugaburiye ibyo wahashye umugore wawe nta gitenge agira nta myenda agira yamucikiye abana bakuye mu ishuri umugore yaguhaye ibyo wahashye tuza urenda kumwango uwaye ko wari wagaburiye umugabo wawe bijumba impamvu nuko atari ese nzogera reka nkubaze nk'ubu ngubu
ko ari uzakubita uriya mugore wawe ukabona inzogera irirenze arapfuye bakagufunga burundu uzajya he ngaho reba ubushize wamvunnye umugongo imbavu zavuye none n'akaguru nayo ntangiye kugenda ncumbagira ubu koko ureba ibintu uri kunkora nayiza ngo nguhe imbabazi zikize nta n'izukwiye rwose pe mudugo ni umunsi abiri imbabazi pe rwose nayo yabyumva ariko mbere yuko umusa aguha imbabazi ugiye kubanza unyemereye y'aba bantu bose bari hano utazongera guhuza umugore wawe ku nkeke kumukubita ntabwo nzabyumva n'irindi hohoterwa ryose bamukoreraga umbwire ko bigiye kurangirira rwose birarangiye ntabwo nzongera rwose reka nkubwiye mudugu n'ikimenyimenyi ngewe hari n'amafaranga ninsiganye nanyweye n'ibyo kunywa nanywaga ariko amafaranga ninsigaranye hano mu ikote dore ni ibihumbi 2,200 rwose kera ushaka ukuntu wahaye ikintu komeza yihangane rwose nanjye n'ukuntu nisubiyeho ejo abana bazasubira ku ishuri nzagura inkweto ngura amakayi hari umuntu wari urimo amafaranga rwose pe erega ndabibonye iyo mu rugo nta nama rwose nta n'amahoro aba ahari pe mureba ubundi ibi ngibi nibyo tuba dukeneye natwe abayobozi nibyo tuba twifuza uraho neza kuri Rugogwe TV nitwa PD Bahati niba iyi kinamico hari isomo gusigiye icyo tugusaba ni subscribe share like na comment murakoze cyane turabakwenda